iyi message nawe kugereho kandi uyigeze no ku bandi. Message Imana yayimpaye hashize iminsi, irambwira ngo mu bintu byose byabaye mu gufunga isengero n'ibindi byo ntabwo byayitunguye, ahubwo yari kwanga agasuzuguro k'abantu. Abantu bari bamaze kumenyera umurimo wayo. Irambwiye ngo ariko igiye kugaruka. Imana igiye kugaruka yongereza n'ubundi bubyutse bundi bushyashya. Iransura, nabonaga abapasiteri bamwe bamanuka, harimo umuva mwinshi amazi menshi amanuka atemba, arabamanura bose agenda atwara, bamwe nkajya mbabwira ngo nibinjire mu nkoge tugende, ntibabikunde. Ariko Imana irambwiye ngo igiye kugaruka kandi itoranya abandi bashyashya. Imana irambwira ngo igiye kongera kuza gukora umurimo wayo bundi bushyashya, ihagurutse abandi bakozi bashyashya atarabamenyerewe, kandi igiye gukorana n'abantu bari maso. Imana iravuga ngo abantu baretse gukorana nayo, gukorana na Mwuka Wera, ahubwo basigaye batwarwa n'amategeko gusa. Irambwira ngo Imana ije gukorana nabo, igiye kongera itange Mwuka Wera bundi bushyashya, itanga ubundi bubyutse, kuko abantu benshi bafashe umwuka wayo, Mwuka Wera, baragenda bacisha indi myuka, barabeshya ngo bari kuyikorera. Bahagarara muri rya jambo rivuga ngo abagore ngo 7 bazitugira ku mugabo umwe, bavuga ngo twebwe tuzitunga mu bwacu buryo, ariko twitirirwa izina ryawe, ngo bitiriwe izina rya Yesu Kristo ariko atari we bakorera. Imana iravuga ngo yari irambaye agasuzuguro mu Rwanda, iravuga ngo igomba kugira ikintu ikora. Ndakubwira ngo mwene data, komeza usenge ube maso, komeza ushaka ubwami bw'Imana, kuko Imana igiye kuza gukorana n'abariseriye. Imana yavuze ngo nta muntu izagenda mu mwenda, buri wese izamutabara, kuko hari akandi kageze Imana igiye guhagurutsa, kuko hari ubundi buzima Imana igiye gutanga, kuko hari ubundi munezero Imana igiye gutanga. Ndagira ngo ube maso ku muntu wese, umubwire yongera urushaho gusenga no gushaka ubwami bw'Imana, kuko Imana ihagurukije no kuza gukora iby'imbaraga. Imana iravuga ngo hari abantu yari yahaye amasezerano, ariko barahindukira bibagirwa izina ryayo, bagira ngo yaratinze, bagira ngo yaraheze. Ntabwo Imana yari yaheze, Imana yari igihari. Ambwira ngo yaragarutse kubashakira babura. Hari abantu ngo bateranaga kubera ko babaga bari mu nsengero zibegereye, ubu barambiwe, barambitse hasi. Avuga ngo nimuhaguruke mwongere musenge, kuko igarutse kongera kubana namwe. Ngo nimuyishakishe gukora ibyiza mudacogoye, mwongere mugirane ubusabane nayo izibasubize, kuko ije guhindura amateka. Ni Imana y'urukundo, ni Imana y'imbaraga. Iyo ni message Imana yari yampaye. Mbese nawe witeguye kubana n'Imana? Mbese nawe ukeneye kongera kujya mu bubyutse n'Imana? Mbese nawe witeguye kongera kuza gukorana n'Imana? Ndagira ngo ntuze kuza muri babandi nabajije Imana. Irambwira ati se ko mbona yibajije Imana, ndasenze masengesho yo kwiriza mbaza Imana, se ko mbona abakozi bawe aribo barimo barica umurimo, aribo bari gusenya umurimo, bimeze bitaba pasiteri ko bagenze gutya. Imana irasanga irambwira ati rero, uyu ubonye ikiraro cyambutsa abantu benshi, kikambutsa n'ibintu byinshi, abo kizi nabo kitaje. Ngarika ngo iyo gishaje ngo kiracika kikagwa muri ya mazi cyamukije abantu, ngo amazi akagitwara. Imana irambwira ngo abapasiteri benshi babayeho nk'ibiraro, abakozi b'Imana benshi babayeho nk'ibiraro byambutsa abagenzi, ariko byo bitazambuka ngo bikomeze. Ndakwinginze rero mwene data, ntuze kubikirara, ahubwo ukomeze usenge winginga Imana, kuko Imana ije gukorana nawe iby'imbaraga, kuko Imana ije guhindura ubuzima bwawe. Mwuka Wera aracyagendagenda, kandi Mwuka Wera aracyabahamagara. Muhumure, mukomeze musenge, mwirinde ibikomere bya mwatewe n'abana b'abantu. Ntago ari Imana yabateye ibikomere. Mukomeze musenge, kuko Imana itanze iyi message ivuga ngo muhaguruke, kuko ije kureba abari maso. Barimbye bahetse kuza Mwuka Wera avuga ngo abarambitse intwaro hasi nimuzegure, urugamba rugeze mu mahina. Mwegure, mwongere musenge, mwongere mujye mu materaniro ahantu hateranirwa. Hemeye muishakishe gukora ibyiza mudacogoye, kuko Imana ije gukora, kandi ije gutungura buri muntu wese ku giti cyiwe. Mbese isaha yawe yo kugenda urayizi? Ahawe naho uyu munsi, ejo ntabwo ari ahawe. Senga uyu munsi, kuko ni Imana igushakaho. Nambwira ngo mwese muhore muri maso, nambwiye ngo muhore muri maso, muhore muyishakisha muri maso.
hari abantu bazi ko bazahura nawe mu rusengero. Mu kazi kawe uhora uri maso utegereza Imana kuko Imana ije gukora. Muri byavuze ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha. Namwe mube maso kuko Imana ije guhindura ibihe. Komeza mutegereze Uwiteka. Imana ibahe umugisha. Iyo yari message yanyu kandi Uwiteka arushaho kubashyigikira wigeze kuri mugenzi wawe no kuri muntu wese. Reka sengere wowe wagize ikibazo ukaba waracogoye ukaba warananiwe Uwiteka aguha izindi imbaraga. Nundi wese wumva ko yaragiye kunanirwa Imana irushaho kumuha imbaraga. Bibiliya iravuze ati wirinde wowe uhagaze utagwa. Mana nziza, Mana igira neza, Mana ishobora byose, wowe uvuga bikaba ategeka bigakomera. Uyu mwanya aka kanya turagushimye turaguhimbasha ko twemeye ko twongera guhaguruka. Ongera utange izindi imbaraga, utanga ubundi bubyutse maze twongere tugukorera ubundi bushyashya. Turagukeneye kandi dukeneye neza n'ubuntu bwawe. Dukeneye imbaraga zawe kuko umwanzi arushaho kuturwanya no kudutera. Ngaho ngwino dushyigikire kandi urushaho kuturwanirira, urushaho kutuneshereza kuko nawe ushoboye byose. Natwe dusenze twizeye kuranduye karande ziri ku buzima bwacu, izituma tudakizwa, izituma tutubaka ingo, izituma tudashaka, izituma tudatunga amafaranga, izituma tutagira imikorere, izituma tutabyara. Turakwinginze Mwami, ngwino turwanirire kandi urushaho kutuneshereza kuko twizeye ijambo rya neza mu izina rya Yesu. Amen.